tubanje gushima Imana kuba ikiturinze amagingo aya. Turi mu bihe byo kwibuka umubyeyi wacu, bidasigura ko twamwibagiwe, turamuzirikana kuko uwawe umuhamba ku mutima. Njyewe banyita Aime Bizimana, nkaba ndi umukobwa wiwe. Umwaka ushize wa 2024 wari umwaka ugoye cyane ku buzima bwanje, ku giti canje no ku muryango wanje. Byari ibintu bigoye, turemereye, ariko turashima Imana ko yabanye natwe iradukomeza, tukaba tugeze kuri uyu munsi natwe turi bazima, turi kuvuga papa, turi kumwibuka muri ibi bihe. Turabishimira Imana. Hanyuma rero muri uyu mwanya turimo biragoye kugira ngo tube twavuga papa. Papa ni umuntu mugari, umuntu munini cyane, tubasha kuvuga muri aka kanya ngo umurangize, kuko ni umuntu munini cyane. Papa yaratureze kuva tukiri bato, aturera mu ijambo ry'Imana. Ndibuka tukiri abana batoya, twajaga kwiga ku ikanisa, akatwigisha kuririmba, akatwigisha gusoma ijambo ry'Imana. Dukurira muri ubwo buryo, atwigisha gusenga. Ndibuka no mu rugo twaba tugiye ko gusenga, atubwira twese ngo dufate amakaramu n'amakaye ngo tugiye kwiga indirimbo, akayitwigisha aho ngaho tukayifata, twarangiza tukayiririmba. Papa yari umubyeyi mwiza, yarangagwa n'ibintu by'ubumwe n'urukundo no gusabana. Ntiyagiraga amacakubiri, yakundaga ubwoko bwose, abantu bose, ntiyacaguraga ubwoko. Abantu bose yabafataga cyo kimwe, agafata nk'abavukanyi, akabafata nk'aho bavukana ku babyeyi bombi. Ntawe yigeze yikumira ngo abe yamufata ukundi. Rero ku giti canje, papa yari umuntu munini cyane, asobanuye byinshi ku buzima bwanje. Yambereye umubyeyi, akamfata kaho ndi ikinege kandi tuvukana n'abandi. Hari ukuntu yakunda kumpamagara akanyita mama, twumva binteye ishema cyane kuba tugeze kuri uyu munsi wo kumwibuka. Ashimira Imana ko yankomeje. Akigenda, agiye kugenda, yari abizi umurage yadusigiye. Yaratubwiye ati Imana izabane natwe kandi izaturinde. Kandi ndashima Imana ko yabanye natwe, iradukomeza mu bihe byari bigoye, twe tutashoboraga kuba twajera uwo mwanya. Ariko papa adusigira iryo jambo, niryo tugendana mu mitima yacu, niryo ryadukomeje, niryo ryubatse imitima yacu. Papa rero tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Mu byo yakundaga, hari indirimbo yakundaga kuririmba cyane, indirimbo muri kantike y'igifaransa, indirimbo ivuga ngo j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens sauver, lave-moi dans les
l'état de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. Iyo ni ndirimbo zimwe papa yakundaga. Ejo bundi narabisha yiririmba kiri hariya. Rero papa tumwifurije iruhuko ridashira, natwe ntitutagwisari tuzamusanga, kandi turashima Imana ko yadukomeje. Murakoze. Turashima Imana ko yabanye natwe, yaturinze, twaba tugejeje uyu munsi wa none wo kwibuka umubyeyi wacu mu bihe bigoye twagiye duhura nabyo zo kubura umubyeyi, ariko Imana igiye igaragaza muri uyu mwaka iraturinda, tukaba tugejeje amagingo turi bazima, tugeze no kuri uyu munsi wo kwibuka umubyeyi wacu. Mu by'ukuri turashima Imana kuko ariyo ibigena. Turayishimiye kubwo kuturinda umwaka wose, icungiyeho ngenda umuhungu wa Bizimana, amazina banyita Mutsinzi Zakari, akaba ndi umuhungu wiwe wa gatatu mu bana batandatu, nkaba ndi uwa gatandatu. Turi mu mwanya nyine wo kwibuka ibigwi by'umubyeyi wacu, cyangwa se témoignage y'umubyeyi wacu wadukuwemo. Mu by'ukuri ni ibihe bitoroshye, ni ibihe bigoye, twahuye na byinshi, kandi kuba twaramutunze nk'umubyeyi wacu byatubereye umugisha, byatubereye isomo. Sinfite amagambo menshi nabasha kumuvugaho cyangwa se namuhamyamo, ni menshi kabisa. Umuntu ageze ngo yavuge twoyamara, kuko ibyo yagiye akora ni byinshi cyane. Rero muzehe njyewe ikintu cyane nari muziho, cyangwa se ubuhamya nshobora gutangiriraho ibyo namubonyemo, ikintu cya mbere ni ubuzima bw'iyobokamana. Yakundaga Imana kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Umurimo w'Imana yawitagaho akawitangira uko bimeze kose. Niyo mateka njyewe cyane muziho, n'ayandi arahari menshi, ariko cyane ndavuga kuri ayo ngayo kubera ko ariyo yatubereye umugisha kuri twe abanyamuryango n'abandi muri rusange n'abandi benshi. Yari umuntu ukunda Imana, yari umuntu ukunda ibikorwa by'Imana, yari umuntu wayobotse Imana kuva kera. Nkuza kumva amateka yiwe ko yatanga ibintu by'iyobokamana kera akiri mutoya, ko yaje iri hasi. Mu by'ukuri yagiye akora imirimo ikomeye, atangira amatorero, yagiye ahura nyine n'intambara nyinshi, ariko Imana iramushoboza agera nyine ku cyo Imana yamuhamagariye. Yakundaga kwita kuri umuhamagaro wiwe cyane. Yari umuntu ukunda gusenga Imana, yari umuntu ukunda kuganira n'Imana, yari umuntu ubuzima bwiwe bwari buhamanye n'Imana. Yani ubuzima bwiwe bwa minsi yose bwo mu buzima bwacu busanzwe bwari ubuzima buhamanye n'Imana, kuko ikintu cyose yajaga kukubwira yakikubwira nyine aguhanura nk'umubyeyi cyane. Nko kuri twebwe ababanye nawe nk'umubyeyi, yaguhanuraga nk'umubyeyi,
icongeyeho agahita aguhanura nyine bivanye n'ijambo ry'Imana, kubera ko nyine yari yabigize ubuzima. Kandi yabona umuntu arakoshe, yari umuntu iyo abonye umuntu akoshe akamwegera akamuganiriza akamubwira, akamubaza uko bimeze bitagenda, akamusengera akamufasha akamugira inama. Yari n'umujyanama mwiza cyane. Njyewe ubwo yagendaga muri Amerika twakunda nyine kuganira kuri fone, tukaganira iby'ubuzima busanzwe by'umuryango, ariko tukagera no twaje nko kurangiza akambaza nyine ubuzima bwanjye uko bumeze, uko mpagaze mu gakiza. Byari ibintu nyine byagiye bitwubaka, bituma natwe nyine tuyoboka izo nzira, tuba nyine natwe muri ubwo buzima nyine bwo gusabana n'Imana, bwo kubaha Imana. Yari umuntu ukunda Imana cyane. Ibigwi byiwe ni byinshi cyane. Sinzi iyo umuntu ari hano hari igihe usanga yibagiwe ibintu bimwe na bimwe, ariko ni byinshi namuvugaho. Icongeyeho kumwibukiraho, yari umuntu ukunda abantu, yari umuntu ukunda abantu cyane. Ntiyagiraga novuga ngo ubaguzi, mugani w'Abaswahili, ntiyagiraga ubaguza. Umuntu wese barishikirana, umuntu wese bisanzuranagaho. Yari umuntu ukunda abantu bose atitaye uwo uri we cyangwa se kuzo ukora. Akaba n'umuntu usabana n'abantu bose. Papa ntawari uzi ko ari umusore, ntawari uzi ko ari umusaza, ntawari uzi ko ari umwana. Wumva ahantu hose generasiyo yose iwe bari mu kigero kimwe. Mu by'ukuri ni ibintu byinshi tumwibukiraho, ni byinshi cyane. Ikindi kintu tumwibukiraho, igihe duherukanye hano twigeze nyine kuganira, twari tugiye muri siporo. Yari mu ntege nkeya ariko akagerageza nyine nko gukora agasiporo. Turajana ahantu twari tuguma kuganira, ndamubaza ikibazo kimwe, ndetse icyo kibazo nyine cyarankomeje cyane muri jewe. Ndamubaza ati se papa, ni gute wewe wagize uwo umutima ukura hehe, wawukuye kuki? Aransubiza arambwira ati uko wambonye ubuzima mbayeho, nta handi nabishakiye, ni ugushaka Imana gusa muri njyewe, ikaba muri njye, ikagwira muri njye. Ndasura kandi ndamubaza ati se kuki utajya urakara, cyangwa se sindigera n'ubumbwira ngo runaka ni gutya, runaka ni gutya, cyangwa se umuntu akaza kukubwira ikintu kikubabaje ariko ukamubirekera aho ngaho, cyangwa n'intambara wagiye uhura nazo. Ndamubaza ati se izi ntambara zose ni wowe wagiye uhura nazo cyangwa? Arambwira ati ibyo zose nahuye nazo. Ndamubaza ati se ni gute wabyihanganiye? Arambwira ati nuvuga ngo yambwira ati ni nk'impano Imana yampaye ukwihangana. Umuntu wagiraga kwihangana kurenza ubwenge bwaje, yagiraga kwihangana kabisa kurenza ubwenge bwaje, kubera ko ibintu yahuye nabyo no kwihangana yagize. Vraiment nigeze no kumusetsa ndamubwira ati yaba jewe sinobishobora uwo ni jewe sinobishobora. Ariko arambwira ati hamwe n'Imana zokunda, hamwe n'Imana no kubisengera ukabyishakamo,
bizokunda. Hari ikindi kintu bigeze kumbwira nyine ubwo twari kumwe, arambwira ati uzokunda abantu bose. Ndabaza se ni nk'abahe bantu ukunda, swate nko mu bana bawe, inshuti zawe n'abandi bose? Arambwira njyewe abantu bose mbafata kimwe, abantu bose kuri njyewe mbafata kimwe kabisa. Ariko ngo cyane abantu nyine akunda ndetse afata nk'abana biwe mu buryo bw'amaraso n'uburyo bw'umwuka, ngo nababa mu itorero, manake nk'abantu acunze mu itorero, abakristu biwe, intama ziwe muri make, ngo nibo bantu yumvaga akunze kuruta nyine na bamwe bo mu maraso. Ariko nyine n'abandi bari abo mu maraso bien sûr, ariko yambwiye ko umuntu nyine akunda ni umuntu wayobotse Imana, umuntu wasengana, umuntu ukunda Imana. Ni byinshi nuvuga, ibindi bimwe kindabyibagirwa kuko mpagaze hano, ariko hari ikindi kintu mwibukira. Twari tugira ekipe y'ikanisa, icyo gihe nari muto cyane, nari muto kabisa, muri PGR. Aradutwara nyine tugiye guforoma ekipe y'ikanisa, twari hano ku Ijabe. Aratwicaza aratubwira ngo siporo kujya nayo ni nziza, nabyo biremewe ku muntu wese, yaba umukristo waba umutiki. Kugorora umubiri ni ibintu by'ingenzi cyane kuri twebwe. Aratubwira ati ntureba yanazana balo, aratubwira ati ntureba ino balo igizwe n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni uko twese twabashije guhurira hano. Ikintu cya kabiri, siporo ihuza abantu. Ikindi, siporo yakunda kutubwira ko siporo, umuntu ukeneye kwiga disipurine cyangwa se ukeneye kugira disipurine, umusiporutifu wese aho ava akagera agomba kugira disipurine, akagira n'urukundo n'ubumwe no gushirikirana. Dutangira ekipe muri ubwo buryo, wabona n'ukuntu abantu basabana, bakagendera kuri ayo magambo yiwe. Yakunda kuvuga ngo siporo igizwe no guhura n'abantu na disipurine. Vraiment ibintu zo ni byinshi. Ibindi mwibukiraho ni ukuntu yakunda kutwigisha nko gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, twaba turi muhira, avuye mu kazi, kuza akicara, tugeze mu masaha nyine yo kuryama, tukicara hano twese. Iwe ntanasenga ati uyu munsi ni runaka usenga, uyu munsi ni runaka uririmbyisha, uyu munsi ni runaka wigisha. Adutoza izo nzira. Mu by'ukuri ahari ndamushimiye cyane. Yadusigiye ikintu gikomeye cyane, ikintu cy'agaciro, ikintu tuzahorana kugeza natwe tumusaza ahari. Mu by'ukuri ni byinshi twavuga, ariko mu ncamake ahari tumwifurize iruhuko ridashira, kandi natwe abasigaye dukore neza kugira ngo tuzabashe kugera ahari. Akoze. Yesu ashimwe. Shima Imana yaturinze uyu mwaka ushize 2024, ariko ubwo twawubonyemo intambara nyinshi zo kubura abantu, ariko Imana yakomeje kubana natwe. Turababara ariko dusenga Imana ibidufashamo.
twabuze umukozi w'Imana zaduciye intege, turavuga ngo se tuzabaho gute, ariko tuza kubona abakozi b'Imana baraduhumuriza mu ijambo, baraduhumuriza mu magambo, baraduhumuriza mu itorero, bituma dukomera. Ariko muri ibyo byose twamenye Imana, kuko Imana ishoboye. Tubwira Imana ngo Mana, ikicugara kiriho niwe washobora kukimara mu mitima no mu rugo. Imana iratwumva, ariko cyane cyane tugakomezwa nuko yagiye umukozi w'Imana abizi, natwe tubizi yarabiduteguje. Icyo kintu cyambereye intsinzi ikomeye, kuba urugendo rwiwe Imana yararuteguje, aratubwira, turakomera. Imana ishimwe. Ikindi kandi ndashima Imana kuko tugejeje uyu munsi, nageze ngira ngo sinzagera kuri uyu munsi wo kumwibuka nkiriho, ariko kubw'imbaraga z'Imana ngejeje uyu munsi nibuka umugaragu w'Imana. Hagati y'ibyo uyu munsi tubaye tuvuga aya magambo, turavuga dushaka kuvuga imirimo yadusigiye, yarayidusigiye imirimo, yarayidusigiye, yadusigiye imirimo yo kumenya Imana. Niryo jambo, niwe murage yadusigiye, niwe yasigiye abana, niwe yasigiye itorero, niwe yasigiye abavukanyi, niwe yasigiye igihugu. Yasize avuze ati umenye Imana kuruta ibindi byose. Ibindi byose ngo bizaza biza ari inyonge yo kongera ibyo kumenya Imana. Cyane cyane mu buzima bwiwe yibandaga ku magambo yo kumenya Imana, kandi yashiraga ibintu byose imbere, akavuga ngo Imana yamenye, Imana yakoreye, iyo tugiye kuvuga. Twabonye imirimo ikomeye muri we, twabonye ibigwi byinshi muri we, twabonye ubudasanzwe muri we. Dushima Imana cyane kuba yaradusigiye ijambo ryo kubana n'abantu bose amahoro. Yaratubwiye ngo muzamukora byose, muzamumenya kubana n'abantu bose amahoro, kandi mwige guceceka. Umuntu nakugirira nabi ntukavuge, uzaceceke. Ati guceceka ni intsinzi ikomeye. Ni ukuri turashima Imana cyane kubyo yadusigiye. Umukozi w'Imana duhaye tuvuga yitwa Bizimana Rusingizwa John, akaba yaratabarutse adusigiye inyigisho zo kuririmba, inyigisho zo gusenga, inyigisho zo kuvuga Imana. Nta rindi riruta iryo, nta wundi murage uruta uwo yadusigiye. Ikindi kandi vuga ku mirimo yakoze. Yakoze imirimo ikomeye mu buzima bwe no mu mibereho ye. Ntabwo Bizimana yakoze imirimo ngo ayikubire cyangwa abone amafaranga ayagirira. Ikintu cyatangaje mu buzima bwe, n'ubu nzavuga nkabibwira n'abakozi, ntiyakundaga amafaranga. Yageze atubwira ngo muzamu icyo uzakora cyose tugakunda ifaranga. Nukunda amafaranga azakujana kure, tuzamenya gukorera Imana. Uzi ukorera Imana udafite irari. Ati umuntu ufite irari nta buzima. Burya ubutakaje urugingo rumwe mu buzima bw'Imana. Atariko
muzamugira ubuzima bwo kumenya undi muntu cyangwa bwo kumenya inshuti, bwo kubana n'inshuti, bwo kwicarana n'inshuti, ukamenya icyo akeneye ukakibwira wenyine. Ntangazwa nuko yageze amenya umuntu atavuze, akama akubwira ngo kanaka buze iki, akakubwira ngo genda uje kukikora. Cyangwa wamubwira ati habuze iki, cyangwa kwa kanaka genda uje kubaza. Icyo kintu kabisa narakimubonanye, kiranezeza mu buzima bwanje. Nubu ndumva inyigisho yansigiye, nta nzotakaza icyo nzibagirwa, ariko icyo nibutse nzagikora. Shimye Imana kuko yansigiye ijambo ry'urukundo. Imana yamuhaye urukundo, arunyanyagiza kakujya umuntu atera imbuto, arunyanyagiza mu buzima bwanje. Naje namusoromyeho ikintu cy'urukundo, nsoromaho ikintu cyo kutikubira. Burya nasanze ubutunzi bwa mbere ni ugutanga. Gutanga kujya bavuze ngo guhesha umugisha, nasanze gutanga guhesha umugisha. Icyo mbwira abantu n'icyo mbwira amahanga abatwumva, ni ukuri mugire iby'Imana idutijije. Yageze ambwira ngo ibi nibyo birimuka, ati ibintu birimuka, uyu munsi biri hano, uyu munsi biri ahandi. Ati mugire urukundo rwo kunyanyagiza. Imana iduheza ibintu byo gufasha, byo gutanga, byo guheza ujya utameze nkawe. Ati ibyo bintu arabinigishamwo kugeza n'uyu munsi. Abo mpaye mbwira, abahaye banumva, abana bacu, abasore bacu, mwige gukora neza, kuko niwe murage twasigiwe n'umukurambere wacu. Kandi simbibwiye ngo ni umuryango wanje, ndabibwira abantu bose banumva cyangwa badushamikiyeho, cyangwa itorero dukoreramo n'abandi tudakoreramo, tubabwira kuko ubutunzi bunini ni ugutanga, kandi ubutunzi bunini ni ukumenya inshuti n'abavandimwe. Muri ibyo yadusigiye, muri ibyo yatweretse, muri ibyo yaduhaye, titwibagirwa kumwibuka. Ubu tugeze igihe cyo kumwibuka, ni ukuri tubabaye, ariko tumenya kuko ahari niho heza kuruta aho yavuye. Twizeye kuko igitondo kimwe nitutagwa isari tuzamusanga, kandi dusange n'abandi bera bajanye. Ni ukuri turashimye Imana kuri uyu munsi tugejeje, tugeze n'igihe cyo kumwibuka. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa izafasha imitima yacu, kandi yubaka imitima yacu twibuka imirimo y'umukozi w'Imana. Ntituzakwibagirwa, tuzicara tumwibuka kandi dutekereza kuri iyi mirimo yadusigiye. Urugo rwanje yarusigiyemo ubuzima bwo kumenya Imana, abana bacu barusheho kumenya Imana. Ikindi kandi icyo nibagiwe, twabanye na Bizimana neza, twari tumaranye imyaka 40 isaga, yaje muri 50. Ntabwo nigeze mubona ikosa, nanje ntabwo nigeze muzibira ku mirimo yiwe yakoze. Imirimo yose namuhaye uburenganzira ayikora kuko Imana yamuhamagaye. Ni ukuri Imana yaramuhamagaye, iramutoranya mu magana menshi, arabikora uko Imana yamuhamagaye. Imana imuhamagara kuyikorera, arayikorera mu buzima bwiwe. Yabayeho muri ino si, yakoreye Imana, biragaragara. Ababizi barabizi, kandi n'ababibonye barabibonye. Pasiteri ntabwo ubuzima bwiwe, ntabwo ubusore bwiwe yigeza abukoreshamwo ubuzima bubi. Yabukoranye ubufura, kandi yari imfura mu Mana, akaba n'imfura mu bantu. Muri ibyo Pasiteri ni ukuri aho yicaye tumwifurije ubuzima bwiza, kuko igitondo kimwe tuzamusanga. Amen. Shalom shalom. Nambere turashima Imana ko tugejeje kuri aya magingo turi bazima.
guhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Amazina y'ibirori Gloire. Aba buri mwanya dufashe umwanya wo kwibuka umubyeyi wacu ari we papa Reverend Bizimana John Rusenga. Turi mu bihe bitoroshe, ibihe byari bikomeye byo kumwibuka. Nk'iki gihe twari mu bihe nyine bikomeye cyane, ariko Imana yaraturinze, ibihe nyine biratambuka. Rero tukaba turi mu mwanya mwiza wo kuvuga ibintu byiwe, kuvuga uko yari ameze, imiterere yiwe. Nubwo tutamuvuga nk'uko bikwiriye, ariko kugerageza kumuvuga. Rero aya matariki yari amatariki atoroshe, ariko niko Imana yabishatse, n'ubugombe bw'Imana. Buriya nk'uko Bibiliya bivuga neza, umuntu agira igihe cyo kuvuka, akagira n'igihe cyo gupfa. Rero muri iyo minsi yose tutegereza kuyibamo, tukabaho, ariko tukazagira igihe cyo kuba muri iyi si. Ariko igikomeye cyane ni igihe wabaye mu isi, icyo wakoze muri iyi si, icyo wamariye abandi, icyo wamariye ubwoko, icyo wamariye umuryango, icyo wamariye igihugu. Rero muri ibi bihe papa kumuvuga ntabwo twamuvuga ngo tumumare. Ni umuntu munini, mugari cyane. Ntabwo yari uwa famiye gusa, ahubwo yari umuntu w'abantu bose, w'ubwoko, w'igihugu, umuryango, hose yarashikamye. Akarusho, Imana yari yaramuhaye impano nyinshi, impano zikomeye, kandi impano zo kuyobora abantu mu buryo butandukanye, mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Muri ibyo byose yagiye akora ibikorwa byinshi. Mu buryo bwo mu mubiri yakoze byinshi cyane. Abantu babanye nawe barabizi. Twebwe wenda twavutse dusanga hari imirimo myinshi yakoze, kandi myinshi twarayumvise. Yakoze imirimo myinshi, yafashije abantu benshi kugera mu rwego bagezemo none. Yigishije benshi mu buryo bwo mu mubiri, uburyo bw'amashuri. Yafunguye amashuri menshi, yigisha imirimo itandukanye. Yagize n'Imana, agira igihe cyo kwiga, ariga amashuri menshi arayarangiza, akomeza gufasha n'abandi kugera muri ibyo bihe byo kwiga bakamara amashuri. Yagerageje kwigisha abantu benshi, yagerageje gufungura amashuri muri Byura, barabizi. Yagerageje mu buryo bwo mu mwuka, yafunguye amatorero ahantu hatandukanye, mu bihugu bitandukanye. Akaba ari nawo murimo yasoje akora, yarangije akora. Kandi ni benshi yasengeye, ni benshi yashingiye, ni benshi yazanye ku mwami, ni benshi yabwiye ubutumwa, ni benshi yagendereye. Rero ibyo byose ntabwo twabivuga ngo tubimare. Yakoze imirimo myinshi mu gihe ciwe, yagikoresheje neza. Igihe Imana yamuhaye kuba kuri iyi si, yabikoresheje neza. Atanga umwanya we, atanga uburyo bwe, atanga imbaraga ziwe.
kugira ngo arokore abantu benshi, kugira ngo afashe abantu benshi kugera ku mirimo myinshi, ku bihe byiza n'ubu barimo. Papa yagize uruhare rwinshi mu bantu benshi, rero ntabwo twavuga ngo tumumare, ariko giti cyanjye yari umuntu udasanzwe, yari umuntu intangarugero ku bintu byinshi, yambereye umubyeyi mwiza. Igihe twamaranye ngenda umuhungu wiwe wa kabiri, abandi urubyaro rwiwe wa gatanu. Papa yakundaga umuryango by'umwihariko, agakunda kugira ngo tube mu bihe byo kubaha Imana, byo gusenga Imana, tube mu bihe kuko yari azi kera, yari yamenye ibanga ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Papa yabimenye kera, so adutoza iyo nzira yo gukunda Imana nk'umuryango, nk'abantu akunda, nk'abantu babayeho ku bwe. Adutoza gukorera Imana, adutoza kubaho mu buzima bwo gukorera Imana. Akadukundisha Imana, adukundisha gusoma igitabo ariyo Bible, adukundisha indirimbo, kuririmba, adukundisha kuba mu bihe by'abandi, kubana n'abandi, gusabana n'abandi. Ku bw'umwihariko njyewe ku giti cyanjye twaganiraga byinshi bikomeye, akagenda anyereka inzira, akagenda anyereka uburyo tugomba kubaho muri ubu buzima, tugomba kubana n'abandi, tugomba kwita ku bandi, tugomba gusabana n'abantu, tugomba kuba turi intangarugero ku bantu. Ibyo byose byari indangagaciro byiwe. Yari azi kwigisha umuntu kunyura mu nzira ikwiye kandi igororotse. Njyewe mwibukira ku bintu bibiri cyane nyamukuru. Ijambo rya mbere, mwibukira ukuntu yakundaga abantu bose, ntiyarobanuraga ku butoni. Umuntu wese, ari abanyamahanga, ari abantu dusangiye ubwoko, ari abo tudasangiye ubwoko, abo bose yageragezaga kubana nabo neza, ahantu hatandukanye, imico itandukanye, ariko ugasanga arasabana nabo, ugasanga ari kumwe nabo, ugasanga aganira nabo, nta macakubiri yagiraga. Icyo ni ikintu cya mbere cyamurangaga. Ikintu cya kabiri gikomeye cyamurangaga, yarangagwa n'ubugwaneza. Yari umugwaneza. Papa ntabwo wamubona wenda yashwanye n'abantu ku bintu bidafatika. Yari umuntu uca bugufi, akagwa neza ku bantu bose. Abantu bose bari bamuzi nk'inyangamugayo, umuntu umugwaneza. Kandi ikindi kintu gikomeye cyane, yakundaga Imana, akayikundisha n'abantu. Icyo ni ikintu gikomeye. Kuri icyo ngicyo yafunguye amatorero menshi, kubera kwigisha abantu gukunda Imana henshi hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, ma nation atandukanye, nyine abantu batandukanye, ahantu henshi yagiye yugurura amatorero kugira ngo abantu basabane, kugira ngo abantu bamenye Imana, kugira ngo abantu bahuze, kugira ngo abantu babe hamwe. Yagiye akora imirimo myinshi, agenda amajoro. Twebwe nka famiye, nk'umuryango w'ubwite, ntabwo twamubonye kenshi. Iminsi ye myinshi yabaye ku isi yari iyo gufungura amatorero, kubana n'abantu, kwegerana n'abantu, agenda ahuza abantu bose. Rero papa yari umuntu udasanzwe. Igihe ciwe yagikoresheje neza, kandi mu mwanya mwiza, mu gihe ciwe Imana yamuhaye, kugeza naho yari afite amasezerano y'uko nyuma
y'ibi ngibi hari ahantu azajya, kandi nyuma y'ubwo buzima ariho azahekera ubuzima bwiwe. Iwe yari abizi byose byari mu mugambi w'Imana kugeza n'uyu munsi, kugeza igihe yagendeye. Rero papa ntabwo twamuvuga ngo tumumare, yari umuntu udasanzwe, yari umuntu w'indangagaciro umuntu wese yareberaho, umuntu wese yagenderaho akiga ukuntu yabaho nkawe. Rero papa ahari dukomeje kumwibuka, dukomeje kwibuka imirimo yiwe, kandi nitutagusari tuzasanga ahari, nidukora imirimo nk'iyo yakoze, nitugenda nk'uko yagenze, nidukora ibyo yakoze, turizera neza ko ahari aruhutse, ari amahoro, kandi tuzamusanga. Rero murakoze, papa dukomeje kumwifuriza ahari kugubwa neza mu buturo bw'Imana. Murakoze cyane. Muraho inshuti n'abavandimwe, muraho murakomeye. Natwe turi bazima iyo turi. Ndasa kuvuga ku mubyeyi. Umubyeyi aba ari ikintu kinini ku buzima bw'umuntu. Umubyeyi niwe uba waratumye umuntu abaho. Rero kumva ko atakiriho ni ibintu biba biremereye mu mutima. Rero ndagerageza mvuge bukeya kuko ni munini. Papa yari umubyeyi wa benshi, papa yafashaga benshi, papa yari uwa bose. Uwagiriwe amahirwe wese yo kumumenya wese yamugiriyeho umugisha, umuntu wese yamugiriyeho umugisha. Ni ukuri numva ni umubyeyi w'abantu benshi, kandi biragoye kumuvuga, ariko muri make reka mvuge dukeya kuri we. Nabonaga bugufi iwanjye, nanjye wenda icyo namubonyeho. Papa yari umuntu mwiza. Papa yakundaga umurimo, papa yakundaga imirimo. Wasangaga ikintu cyose akoze akagikora neza, akagikorana isuku. Hari igihe wabonaga afite impano yo kubwiriza, ukabona afite impano yo kuririmba, ukabona afite impano yo gutunganya ibintu. Akaba umunyesuku nyinshi, ni ukuvuga ngo ikintu kiwe cyose akagikorana umwete n'isuku, kikamubera, kikaba cyiza. Nta muntu yasiganiraga. Iyo igikorwa cyose yakoraga yumvaga ko ari ice, akagikora yumva ko ari we nyine kireba. Ni ukuri, ahubwo ndabishishikariza umuntu wese waba warakimubonanyeho ko natwe twogera ikirenge muco cyangwa tukakigana icyo kintu cyiza, agafata agakora nk'uwikorera. Niba ari igikorwa cy'urukundo akagikora nta kindi kintu asize inyuma, ari ikintu cyo kuvuga ngo isuku. Hari n'ukuntu yamaraga no kurya ugasanga n'utuntu ku meza kandi duhari twese, agakuraho agatunganya ikintu nyine kitabereye aho mu mwanya wacu, kitari mu mwanya wacu, akagerageza uburyo yagishyira mu mwanya wacu, ntawe arebeyeho. Mu rusengero ni uko ugasanga intebe, ari gupanga intebe mu rusengero, ari gufata umukubuzo agakubura ahantu hatameze neza, ari gutema ubwatsi ku rusengero. Ahantu hose ikintu kitameze neza akagitunganya, akumva ko nta wundi muntu kireba. Urumva ako kantu ni akantu keza kasigaye ku mutima wanjye. Numva ko nanjye nagirirwa amahirwe. Rero mu ncamake reka nsa n'urekeye aho, ariko ni umuntu munini, ni byinshi yakoze, ni byinshi. Yari umunyamurava mwinshi, yari umunyarukundo rwinshi, yari umunyembabazi nyinshi. Imana yanjye sinzi, gusa
icyo nasabira n'abasigaye nuko twagera ikirenge muce, hari icyo wenda njye nabonye, hari icyo nawe wabonye n'undi wese yabonye ku bamuzi, icyo buri wese yagiye amukuraho cyaba kimwe ariko tukagikora neza. Iwe yabyari byinshi, kuririmba, kubwiriza, protokole, iwe presque byose iwe yarabikoraga kandi ukabikora akabikora ntawasiganije atari. Nubwo rero niba hari icyo namukuyeho undi nawe yagize icyo amukuraho, mureke tugere ikirenge muce, tugere ikirenge kuri we, tumurebereho, yatubereye urugero rwiza, yatubereye example nziza. Rero mureke tugere ikirenge muce, ikimwe wenda nzakora kimwe gisa n'ibyo yakoraga kimwe, wenda kizanyinjiza mu bwami bwo mu ijuru, gitume musanga kimwe, ninga ikiranuka mu ntagikora neza, n'undi wese nuko. Mureke tugerageze rero, ubundi dushimiye ababashije kuba hafi y'umuryango. Imana ikomeze ibiteho, ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amahoro aganze. Amen. Murakoze. Ngagende mu nkora nyuseho babaye